ndongeye ndabashimiye mwe mwese mufashe umwanya wanyu mukadukurikira. Nk'uko mubimenyereye, ikiganiro ni iminota y'inkuru n'amateka. Nje nkaba ndi Nshimiyimana Charles. Gusa uyu mwanya wo ni umwanya w'inkuru. Nk'uko nabibabwiye, inkuru ni nyinshi ndetse zitandukanye. Hari izishimishije, izibabaje, izisekeje, iz'urukundo n'izindi nyinshi zivuga ku bintu runaka ndetse bitandukanye. Gusa inyinshi muri zo cyangwa se zimwe muri zo, intego yazo cyangwa se icyo ziba zigamije ni ukwigisha, gutanga ubutumwa runaka. Urugero nk'izo mbagezaho zitandukanye, harimo n'iyi mugiye gukurikira. Nk'uko mubimenyereye, njye Nshimiyimana Charles, bahaye ikaze. Iminota y'inkuru n'amateka. Inkuru yacu reka tuyihera aha. Hari umugore, umukobwa, igitsina gore, yaje gukundana n'umuhungu. Uwo mugore yitwaga Ada, umuhungu yitwa Johnson. Barakundanye igihe kirekire. Hashize igihe biyemeza kubana. Barabanye. Bakibana bamaranye ukwezi kumwe, umusore yahise yitaba Imana. Umugore asigaye wenyine. Gusa nyuma y'ukundi kwezi kumwe, umugore nibwo yaje kumenya ko atwite. Umugabo we yamusigiye inda. Umugore yiyemeje kutongera kuzashaka undi mugabo, kuko uwo yakundaga yari amaze kwitaba Imana. Noneho nyuma yo kumenya ko anatwite, icyemezo cye kirahama. Yiyemeza kudashaka, akarera umwana we azabyara, akamwitaho, akamukuza, akaba ari we azajya yiyongeraho umugabo we. Yarakomeje abaho muri ubwo buzima bw'akababaro ko kubura umugabo we. Gusa nyuma y'igihe cyo kubyara cyarageze, yariteguye ajya ku bitaro. Yaragiye arabyara. Gusa nyuma yo kubyara yatunguwe nyina. Yaje kubyara impanga z'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Gusa byaramushimishije cyane, biramunezeza. Yiyemeza kurera abana be, abaha icyo bashaka, icyo bakeneye, mbese mu buzima bwiza. Umwana w'umukobwa yamwise Feza. Umuhungu amwita Baraka. Abana yarabareze, abarera neza, akabatembereza aho bashaka, akabaha icyo bashaka, ndetse akanabambika neza. Mbese abana be bakuriye mu buzima bwiza. Yabashyize mu mashuri bariga. Ku myaka yabo 20,
barangije uwa gatandatu w'amashuri wisumbuye segonderi, batsinze neza amasomo yabo. Umubyeyi wabo ahaza yabemereye kubahemba icyo bashaka cyose. Abana bamusabye kubambukana inyanja yari ituye aho hafi yabo, bakajya gusura ikindi gihugu cyo bari baturanye cyari cyiza. Yarabibemereye. Uwo mugore yari afite nyirarume w'umukapiteni watwaraga ubwato, yitwaga Jakor. Ahaza yamusabye kubatwara mu bwato akabatembereza. Yarabyemeye nawe, kuko abana bari batsinze neza, nawe yari yiyemeje kubahemba. Nimba aricyo gihembo bari bahisemo, yarakibemereye. Bwarakeye bafata ubwato, bafata inzira mu nyanja baragenda. Bari hagati mu nyanja, bari mu bwato, hateye umuyaga mwinshi cyane. Umuyaga wakubise bwa bwato burarohama. Kubera umuvuduko mwinshi wa y'amazi yahururanye Ahaza mu gukanguka yaje kwisanga ku nkombe y'ahantu ku butaka. Gusa ubwo butaka bwari ikirwa. Icyo kirwa nta muntu n'umwe wari ugituyeho. Mu gusubiza ubwenge ku gihe, yaje kwibuka uko byagenze. Yararize, agira agahinda kenshi, atangira gutonganya Imana ati, koko Mana, warabanje urwanira umugabo urihangana, none n'abana banjye na marume urabajyanye. Mana, uragira ngo nkore iki? Gusa nyuma y'akanya gato yitekerezaho, yarihanganye. Yaje kwibuka kwihanganira ibintu byose, n'ibyo arabyihanganira. Yubatse akazu k'ibyatsi ko kubamo, kugira ngo atangire gufondwa ubuzima bwaho kuri icyo kirwa bwa wenyine. Kuri icyo kirwa nta wundi muntu wari utuyeho, niwe wenyine wari wisanzeho. Yubatse akazu, atangira kubaho mu bundi buzima, ari gufunga. Ijoro rimwe yari yacanye umuriro ari kota, imbeho ishira. Yaje gusinzira, yibagirwa kuzimya wa muriro. Wa muriro waragumye uraka, wageze aho ufatana ka kazu yari aryamyemo karashya. Karahiye, yumva atangiye gushyuha, arakanguka, abona akazu kari gushya, ahita asohokamo yiruka. Arongera atonganya Imana, ndetse nawe yitonganya ati, koko Mana, nagukoreye iki? Kuki icyo nkora cyose ntacyo kikubwiye? Gusa nabwo yarihanganye. Mu gitondo harimo agerageza kongera kubaka akandi kazu ko kubamo, haje umukapiteni mu bwato, aramubwira ati, ngwino tugende. Ahaza yaratangaye, yaramubajije ati, wabwiwe n'iki ko ndi hano? Umukapiteni yaramushubije ati, nijoro twaje kubona umuriro mwinshi cyane, niko kumenya ko hano hari umuntu uri gusaba ubufasha, akeneye ubufasha. Mu gitondo niko tukuza dukurikiye umuriro. ngo tuze gutanga ubufasha, ngwino rero tugende. Ahaza yarishimye cyane. Barataha. Kugera aho yabaga
yarongeye abona abana be, byaramurenze ashima Imana. Muribuka cya gihe bari mu bwato ko haje umuyaga wakubise ubwato burarohama. Ahaza muri iyo nyanja harimo ubwato bwa polisi buba bushinzwe umutekano. Mu kurohama ubwo bwato polisi yahise ibibona, yabashije kurokora abana. Nyina baramubuze, bari bazi ko yitabye Imana. Gusa kubera umuvuduko amazi yari afite, nyirarume wa Ahaza we bamurokoye yapfuye. Gusa abana bararokotse, ariko Baraka wa muhungu amazi yari yamugiye ku bwonko, agira ikibazo cyo mu mutwe. Aha iwabo haje umuntu yigendera ari mu bukerarugendo. Gusa yibuka ko muri ako gace hari umuhungu w'inshuti ye wigize kumutoragurira akantu k'agasakoshi karimo amadolari 200 akakamuha. Uwo muntu yari umudogiteri, yarabaririje bamuyobora kwa Baraka. Gusa icyamubabaje, yasanze Baraka yaragize uburwayi bwo mu mutwe nta na kimwe yibuka. Uwo muganga yaramujyanye aramuvura, ndetse yamuhaye n'amafaranga menshi cyane. Baraka yarakize, ibintu byose arabyibuka. Umuryango we ubaho neza noneho wishimye, ndetse bakomeza n'amashuri yabo. We na mushiki we bariga bamera neza. Inkuru yacu ni hano ishoreje. Ni Nshimiyimana Charles. Reka tuyisesengure. Ubutumwa bwose mwumvishe muri iyi nkuru bushatse kuvuga iki? Mwumvishe ko Ahaza hari ahantu yubatse akazu kaje gushya, atonganya Imana. Ibi bishatse kuvuga iki? Ikibazo cyose uhuye nacyo ntabwo Imana iba yabikoreye kuko ikwanga, oya, ahubwo hari igihe aba ari kuri kugushakira igisubizo cy'ibibazo ufite. Ahaza akazu karahiye, gusa abantu aho bari bahabonye gashya agira ngo ari gusaba ubufasha, kandi nta ruhare yari yabigizemo. Ikindi, Baraka kera cyane ari umwana muto yaje gutoragura agasakoshi, gusa yagize neza agasubiza nyirako, nubwo karimo amafaranga, ariko ibyo ntiyabyitayeho, yagashubije nyirako. Ineza ntahijya, ugira neza kera cyane bidatinze irakugarukira. Dogiteri yaraje aramwibuka, yaramujyanye aramuvura, ndetse yanamuhaye n'amafaranga menshi. Ibyo byose inkuru irabyigisha. Ikiganiro ni iminota y'inkuru n'amateka. Nje ndi Nshimiyimana Charles. Ndabashimiye mwese